waruzi ko umuntu wapfuye abyara akanashaka akagaruka mu buzima. Ati gute? Story time. Hi guys, mbanje kubasuza nizere ko mumeze neza nanjye meze neza. Mutera agatebe dutangire. Iyi nkuru ni y'umugore washakanye n'umugabo wapfuye. Umugore yarakira umukobwa arangije mu gihe cya Christmas akakunda abantu baba bagiye mu byaro mu duce na tumwe aza kujya mu cyaro. Asubira iwabo nyine yakoreraga mu mujyi. Agiye mu cyaro abantu nkuko baba baje nyine ari benshi ahahurira n'umutipe mwiza ufite imodoka ufite amafaranga umva mwiza koko. Barakundana. Bamaze gukundana umutipe basubira mu mujyi. Hashira amezi 2 amezi 3 batangira gupanga ibintu bya mariage. Umuhungu aramubwira ati "Jewe urabizi nagukunze ndashaka kunjyana iwanyu." Umukobwa ajyana umuhungu wabo mu cyaro amwereka ababyeyi be baramukunda. Barangije basubira mu mujyi. Basubiye mu mujyi umutipe akomeza gukomenikana n'umukobwa. Hagera igihe rero batangira gupanga iby'amatariki. Aravuga ati amatariki mwe tuwe twihore mbaze nanjye ngiye kukwereka iwacu. Amujyana iwabo mu rugo rwiza wagira ngo ni muri paradise. Umukobwa ati ndatomboye. Umukobwa abana n'umuhungu barabana. Muri icyo gihe cyo gukundana urumva bose ari mu mujyi. Igihe cya mariage kiragera. Mariage igeze biba ngombwa yuko umutipe aza gusubira hanze. Kuko ngo mu myaka yashize ngo yabaga hanze. Rero mu cyo gihe yakoreraga mu mujyi bari baramushiftinze muri icyo gihugu nanone. So aza gusubira hanze. Muri uko gusubira hanze umukobwa yategetswe kuza kujya iwabo mu cyaro. Iwabo w'umuhungu mu cyaro hari inzu y'umutipe. Nawe ngazamusangayo. Umuhungu ageze hanze amara y'umwaka aragaruka. So ariko uwo mutipe bakomezaga bamushiraho pressure ngo nabyari. Bakomezaga bashyiraho umukobwa pressure. Umuhungu aza kugaruka. Aje kugaruka aza gutera inda umukobwa. Babyarana abana 2. Ari kuba muri ya quartier ibamo n'ababyeyi b'umuhungu. Baza kubyarana abana 2. Hanyuma mu gihe umutipe yarari aho ngaho yagombaga kuza akamutera inda ari no guprocessinga amaviza yo kugira ngo umugore azamusange hanze. Ariko muri iyo quartier babagamo yari quartier y'abakire. Hari imbwa cyane bakajya bakunda kugenda bafatanya amaboko muri iyo quartier. Noneho imbwa zaba zicyumva zikamuka cyane. Maze umukobwa akavuga ngo ngiye nitinya imbwa gende y'abakobwa. Maze umuhungu baramubwira ati amatunga sensinga ibyo abantu birengagiza. Umukobwa araseka nyine ntiyabyitaho. Hanyuma haza kugera igihe rero umuhungu amara imyaka 2 ataravugisha umukobwa yarasubiye hanze. Umukobwa abigiraho ikibazo gikomeye. Aza kuvuga ati se kubera iki umugabo wanjye atakimamagara? Ajya iwabo w'umuhungu arababaza se ko umugabo wanjye atakimamagara bimeze gute? Wabo w'umuhungu baramwicaza. Urumva yari afite baramukazi biwe gusa niwe muhungu wenyine bari barabyaye. Baramwicaza baramubwira ati rero hari ibintu dushaka kukubwira. Atizana amafoto yawe y'ubukwe arayazana. Ati se wigeze yareba? Ati sinigeze nyareba kubera ko nari impuze cyane urabiza akazi kanjye naho mbyariye ngize ngo ngiye kugira umwanya wo kubirebamo. Nibwo umugabo wanjye yaje kandi nagombaga kumwitaho. Atizana amafoto yawe y'ubukwe ati nshaka kwereka. Bagenda zana amafoto y'ubukwe. Barangije nabo bazana ifoto baramubwira ese uyu se mugabo wawe si umusaza wacu tiyego? Ati uyu se muhungu wanjye se ngewe ntiyego. No okay ngafungura amafoto yawe y'ubukwe. Umukobwa atarafungura amafoto ye y'ubukwe umushyitsi arakomanga. Haza umushyitsi aricara arabashyitsi basi kuba ari nkuru koko bakanga gutaha. Umushyitsi abari nkuru umugore rero agomba gusubira iwe asubira iwe. Amafoto ayarekera hehe kwa nyirabukwe. Asubiyeyo wa mugabo we ahita amuhamagara direct. Amubwira baby bimeze bite? Visa nayibonye ugomba kuza ibintu n'ibi. Umugabo ati nta kibazo. Nariko ngiyeho ndashaka kuza muri nyine muri icyo gihugu. Ninge ndashaka kubanza kuza hanyuma tukazagenda tujyanye. Umugabo araza. Akimara kuza muri iyo minsi yaje mungu umugabo yari amaritwara bitandukanye mu ijoro. Umugore yabyuka agasanga umugabo aricaye iruhande rw'uburiri ari kureba mu mwijima. akareba umugore se mugabo mwiza kutaryama
ngaho gasubiza nakajwi keza cyane kitonze. Umugabo nyine witondaga koko asubiza mu kajwi keza aravuga ati ibitotsi byanjye nabibuze ndumva naryamye bihagije. Anga umugore akisubirira kuryama. Umugore aza kugira amakenga aravuga se mugabo wanjye kicarara akanuye. Undi munsi aza kumutega kamera. Guess what? Yateze umugabo we kamera. Bukeye bwasanga kamera yazimye. Aravuga ati agomba kureba amashusho y'ibyo yafashe kuko umugabo akunda kwirara yicaye, maybe abarara avugana n'umugore se cyangwa afite utundi dustaff bari mu ngomba kubijya umugabo wanjye arimo. Acomeka kamera asanga amafoto nayo ahari, kumbe nta flash yari yashizemo. Bukeye bwa kabiri undi munsi wundi nabwo umugore aza gutega umugabo kamera. Hari udukamera ngo twa spy cameras, udukamera tuneka agashyiraho nyine arakamanika. Amaze kukamanika buke arangije aravuga ngo agomba kubireba. Noneho arafungura ajya kureba amashusho. Agiye kureba amashusho asanga nta muntu uhari. Areba asanga uryo joro ryose yaraye wenyine. Asanze iryo joro ryose yaraye wenyine atangira gutekereza se ibi ni ibiki? Iyi kamera ishobora kuba iri kumbeshya. Uzi icyo yakoze? Yahinduye amashuka. Amaze guhindura amashuka, uruhande rw'umugabo we ashyiraho aramashuka afite amabara abiri, ashyira amabara abiri, araryama. Bukeye bwaho wait for part 2. Thank you mwakoze kuyireba. Please, I need your support. Like the video, unayisharinge, unayikomentingeho, mbujye mufasha n'ukuri. Then ndabaha part 2 y'izindi zose ziri kubura. Murakoze. Mfite na part 3 y'umugore ya wa mugabo wabanye n'umugore w'umuzimu. Murakoze cyane. Bye.